Bembera wihaye gutera 2001 amanuka hano mu Birunga ageze hepfo hari akabere turamufata n'abapfumu b'abagore 5 ngo bamuraguriraga. Abapfumu b'abagore yari afite mu Birunga hano 5 nibo barabapfumu be nibo bamubwiraga ko ari gutera agafata igihugu, bamuragurira nabi amanutse ageze kabiri hariya arafatwa. Afashwe rero nibwo Rwarakabije yamusimburaga. Ndibwo yamese ntitwamukuye Kimisagara yihishe muri parafo, abandi bahuza ba XFR akavamo yambaye igitoro akasuti cy'umutuku. Abo ngabo bagitsimbaraye hakurya hariya, wenda igihe with the time ndibaza ko uko ibihe bigenda imbaraga zizagenda zishira ari n'igihe gikemura ibibazo. Ndibaza ko n'igihe cyabo kizagera. Ariko ntabwo umuntu yabura kuvuga ko nubwo bose baba bari hariya, hariho abagera aho ngaho bagasubiza ubwenge ku gihe, ariko nabwo biturutse mu mbaraga nyinshi cyane, nabwo na approach ya yindi ya leta yacu na leadership ivuga ko buri muntu wese ni ukumugerageza, abantu bakamuha amahirwe. Harya Rwarakabije yaje ryari? 2003. Muri 2003 twashatse contact ya General Rwarakabije. General Rwarakabije niwe wari chef d'état-major general wa FDLR. Nta wundi wari muri hejuru kereka abanyepolitiki, ariko mu rwego rwa gisirikare niwe wari top. Yari yagiyeho asimbuye uwitwa Bembera wihaye gutera 2001 amanuka hano mu Birunga ageze hepfo hari akabere turamufata n'abapfumu b'abagore 5 ngo bamuraguriraga. Abapfumu b'abagore yari afite mu Birunga hano 5 nibo barabapfumu be nibo bamubwiraga ko ari gutera agafata igihugu, bamuragurira nabi amanutse ageze kabiri hariya arafatwa. Afashwe rero nibwo Rwarakabije yamusimburaga. Rwarakabije amusimbuye tubwira His Excellency, turamubwira tuti uko tuzi Rwarakabije na kera, kuko twabaga tubazi bose, nubwo twarwanaga guhera 1991 na 2 na 3 no guhagarika jenoside, buriya twabaga tuzi abofisiye bakuru bose, twabaga tuzi nuko batekereza, twabaga tuzi ababi cyane ababi buhoro, twabaga tubazi, twabaga tuzi ngo Bagosora ni mubi cyane, twabaga tuzi ngo Aloys Ntuwiragabo ni mubi cyane, twabaga tuzi ngo Anatole Nsengiyumva ni mubi cyane, twabaga tuzi ngo Colonel Rutayisire ni umwirasi gusa ujya mu kabara agahagarara ku magaze ya byeri kuko yari afite amafaranga menshi. Bose twari tubazi, twabaga tuzi bose uko twagendaga turwana nabo. Turamubwira tuti Rwarakabije uko tumuzi ntabwo ari umuntu mubi cyane tutakumvikana tutavugana. Urumva ntabwo twari tunaniwe kumureka ngo agume mu mashyamba cyangwa nta n'icyo ari kuzadutwara kirenze icyo ba Omega bakora. Aravuga ati niba mumuzi muvugane nawe. Nafashe telefone saka telefone zabo twabaga tuzizi, wa mugani wa Colonel Borate amakuru niyo yangombwa ku rugamba, ati RDF twananiwe kumenya amakuru yayo, ntayo mwamenya nyine mwayakura hese, ntayo babona nako wowe ngubu wayabona kuko bana n'abasirikare hano, ariko bariya ntayo babona, ntayo kereka kubona umusirikare wambaye uniform ati nabonye umuntu, naho nta kindi. Ayo ntabwo bari amakuru ahagije, ariko amakuru yabo yo twabaga tuyazi ku buryo na telefone ya Rwarakabije twabaga tuyizi ya satphone. So ndamuhamagara 2003 inshuro ya mbere agira ubwoba ntitwavugana, inshuro ya kabiri
avugaho gakeya. Inshuro ya gatatu tuvuganaho birambuyeho gato. Ku nshuro ya kane twongeraho. Ku nshuro ya gatanu atereka mbitekerezeho. Ubwo mucumbikishiriza aho ngaho. Ubwo ariko turagerageza n'abandi. Turagerageza n'abandi benshi cyane. Turagerageza n'abandi. Hari uwitwa General Jerome Ngendahimana, tugira amahirwe dusanga umugore we n'umwarimu kazi hano ntuzi Karago hano Rambura Fille. Ubwo twabonye umugore ubwo turamwegereye. Tubonye umugore we turamuhamagara tuvugana nawe tukagenda ukareba umugabo wawe ukamuzana mu mashyamba. Hari yari ahitwa ni South Kivu muri Mwenga. Ugenda umuzana umugore nawe ab'intwari aragenda ajyayo. Turamufasha uko asesera akajya Bukavu agakomeza Mwenga. Aragenda ajyayo amusangayo mu ishyamba. Amutekerereza abana uko bameze, uko biga, amutekerereza. Aranamubwira ati ahubwo atabana bawe ni nacyo cyamushoboye cyane. Atabana bawe jewe nabuze ko mbarihira, ariko mu mashuri barihirwa na RDF kandi koko nitwe twabarihira. Abana be nitwe twabarihiraga amashuri. Ubwo we yari ayoboye diviziyo ya kabiri, kuko diviziyo ya mbere yari mu majyaruguru, we yari afite diviziyo ya kabiri yo mu majyepfo ya Kivu. Umugore amubwiye ko turihira abana b'amashuri, yemera kuza, aramuterura aramuzana kugira ngo yamwambitse igikwembe. Aramuzana, amuzanye aramuzana, mwakira mu rugo iwanjye, turateka turarya, turicara. Mpamagara Rwarakabije, mpisuhuza Rwarakabije ntazi ko division commander we yageze mu Rwanda. Undi afata telefone, mon general aturinde, ndi Colonel Jerome. Uri hese? Nagezeyo. Wageze hese? Nagezeyo. Hese? Umva mon general, nagezeyo. Nariko mubwire ko nahuye. Noneho arangije mwaka mikoro ya telefone, yari sat phone. Ndamuvugana na Rwarakabije. Ni Jerome ari hano yagutanze. Wowe uracyarahura iki mu magambo? Nomane Rwarakabije baho hano. Ndakuzi, tuza gushaka aho dushyira 600 kuri CND. Twarahagusanze, twaraganiriye. Ni nawe wadufashije, wagobotoye kugira ngo CND buri abasirikare 600 kugira ngo bajye muri CND. Ntabwo ariho Habyarimana yashakaga ko tujya. Yashaka ko tujya Kami, agashaka ko tujya Mburabuturo. Habaye impaka ndende umunsi wose, ubwo ni 93. Ariko waduhaye inzira yo kugira ngo byemezwe ko baza CND. Icyo gihe Rwarakabije, kuko we ntabwo yari hostile, ntabwo yaravuze atari ko saba abantu niba tuzavanga ari byo bajemo, ubundi CND murayibimirije, n'ubundi ko tuzavanga dufatira aho ngaho. Kuva icyo gihe tumufata nk'umuntu utari extremist. Ndabimwibutsa rero, mwibutsa icyo kiganiro twari twaragiranye twaje kureba CND. Ati nanjye ndaje, atari ko ngomba kubitegura neza. Ati kuko hageze babimenye banyica. Urumva ni ukuriye FDLR yose, nta uri hejuru ye. Ariko ati babimenye banyica. Rwarakabije nuko yaje kuza, afata inzira, azana n'abasirikare 120 barimo Colonel Karegeya, sinzi niba ari hano. Ari hano Karegeya? Ntabwo yaje. Ariko azana Karegeya
Karegeya atabizi aho agiye, arababeshya ati turajya i Bukavu. Ageze i Bukavu Karegeya agiye kubona bambutse Rusizi, ati ko tugiye mu Rwanda. Ubundi ati byarangiye ceceka. Nuko nguko Colonel Karegeya yisanze hano, ariko Colonel Karegeya bo nta kibazo ameze neza, nta kibazo atwaye. Dusigaza undi muntu wari ukomeye twashakagayo, dusigaza undi muntu wari ukomeye twashakagayo, wari ukuriye iperereza muri FDLR yose, wari ukuriye iperereza, urwego rw'iperereza muri FDLR yose, yitwaga Colonel Murenzi Evariste. Colonel Murenzi turagerageza. Ubu Colonel Murenzi ni division commander muri RDF, ni uyobora division ya 5. Colonel Murenzi nawe tumutumaho ubwo, ariko abana be ba Colonel Murenzi nabo RDF yabarihiraga amashuri. Ubwo akuri iperereza hariya turwana, ariko abana be barihirwaga amashuri na RDF, ntabwo ari ya buruse ya leta, na RDF yabarihiraga amashuri. Bigeze kubasanga hano Musanze, babasanze Musanze, kamanda wari uhari asanga umugore afite abana ntibiga. Aramubwira ati abana ni abana, ati n'abana ba Colonel n'aba Murenzi ari hehe se? Aba mu mashyamba ya Kongo. Umufiseri avuga ati uwo ni umusirikare nkanjye, ati buriya abasirikare tugira ibibazo bimwe, ati ubwo ngubwo abana n'ab'igisirikare, abana tubarihira amashuri. Umwe mu bahungu ba Colonel Murenzi twarihiye amashuri yarangije senior 6 mu Rwanda, ari mu ba mbere mu gihugu, abona buruse ya leta ajya kwiga muri Amerika. Ubarangije PhD muri microbiology, arakora research ku miti ya cancer. Ni umuhanga cyane, sinzi ko n'abanyamerika bazamudusubiza, ariko yambwiye ko we narangiza neza nta handi azakora atari mu bitaro bya gisirikare Kanombe. Na mushiki we nawe ubu ngubu ari muri Amerika arakora masters. Murenzi nawe wari ukuriye iperereza muri FDLR, nawe araza arataha. Bose uko baje bajya mu gisirikare, bajya mu ngabo. Ya integration security sector reform y'Abongereza batubwiraga izamara imyaka 5, twebwe turayikora mu buryo bwacu bwa Kinyarwanda kandi ikoroha cyane, nta kintu na kimwe kivunanye, nta kintu na kimwe kimvune kirimo. Twagiye kugera 1999 kubera intambara z'igicengezi n'intambara zabaye nyinshi cyane hakurya hariya turwana nyine na FDLR, twabaga dukeneye abarwanyi benshi cyane. Muri integration twakoze 1999 RDF in total twari 52,000, ndabazi jewe imibare ndayizi neza. Mu gihumbi kimwe muri 52,000 twari dufitemo 36 bya XFR integrated. Muri uyu mibare ni ukuvuga ko byageze 99 XFR iruta RPA origin in numbers, barabizi ba commanders. Ku buryo iki kigo cya demobilization na integration, niba mugiye muri records zanyu muzasanga demobilization yarafataga uyu yari mu XFR. Icyo gihe ababaga demobilized ntabwo babaga demobilized nka baca mu tubahano, babaga demobilized nka RDF, kandi ugasanga bose ari wari RPA wari XFR
baraba demobilized kuri criteria imwe, niba akuze, niba ari ikimuga, niba afite uburwayi, nibyo ngibyo niko byari bimeze. So iki ngiki kitwereka ko ya ideology y'ingengabitekerezo ya jenoside na ideology iri fake, na ideology artificial, yarigishijwe irafata, uyihaye n'umwanya yafata. Ariko at the same time urebye ukuntu RDF yubakiye ku bumwe bw'abanyarwanda, noneho mu gisirikare tukavanga abasirikare bakarwana izi ntambara zose, niho ubonera ko ya ideology y'ingengabitekerezo ni intwererano, ntabwo ari kamere y'abanyarwanda, ariko mu byumve ko integration ntabwo ipfa kwikora. No, ntabwo ikintu nk'icyo ngicyo kiremereye cyapfa kwikora. Nta nubwo ari kubaza buri musirikare wese wa RPA ukamubaza ngo uratekereza iki kuri integration ngo bose ngo bari bayishyigikiye. No, ubwo tugaruka kuri cya kibazo cya leadership. Niba leadership ikwemeje, leadership ikavuga ngo niyo policy nuko mugomba kubikora, ubangaba baraba integrated, niba mara kuba integrated bagasohoka bakavangwa mu ngabo, arabona uyu mwanya akawumwa appointing akagutegeka ndi bwami ubaye chef d'état major wa gendarmerie. Wowe warwanaga nawe General Bagabo ndetse yakurasiye ku musozi wa Jari, dore uri ikimuga uracumbagira, aragutegeka ube jeturwa. Agene wari jeturwa, wari umwungirije. Murabibona ariko Bagabo yarashitse ku musozi wa Jari ahagarika jenoside, ukuguru baraguca, muramubona uko agenda. Uwamurashe ni Colonel Ndibwami. Mu mezi 3 akoze training hariya igako, avuyeyo His Excellency ati Ndibwami ubaye chef d'état major wa gendarmerie. Wowe Bagabo Ndibwami yarashe uramwungiriza kandi murakorana neza. Ibi tuvuga ni ibintu by'abantu. Bagabo sisi nguyu niyungirije Ndibwami se. Ndibwami se ntitwamukuye Kimisagara yihishe muri parafo, abandi bahuza ba XFR, akavamo yambaye igitura kasuti cy'umutuku, kamujyana igako. Mu mezi 2 araza abashinzwe d'état major wa gendarmerie. Bagabo warashwe ahagarika jenoside, Ndibwami yakoraga aramwungirije kandi bagakorana. Nta yindi process ya yindi ya security sector reform yagomba kumara imyaka 5 ngo yo guhanagura mu mutwe ingengabitekerezo ngo bikazafata igihe. Ibyo ntaho twari kuzagera.